yatumye uza muri amasengesho iri butume wumvirwa, ariko ishobora no gutuma utumvirwa bitewe n'iyo mpamvu yari agaciro iragira mu maso y'Imana. Uyu mugabo yasenze asaba iki? Sinzi cyane nakwita ko ndi umuvuga umuntu ndi umwigisha ndoba ndi iki, ariko ndi umuntu ukunda kwenterishanja amagambo. Ntuvuge ijwi ryawe ngo urivuge urimbwire, ahubwo ndashaka kuganira n'umutima wawe, ugende urgira gisubiza mu mutima wawe. Uyu mugabo icyatumye asenga ni iki? Gusenga k'uyu mugabo kwatewe no kugira ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana nk'uko Imana ibivuga, kubw'impamvu ifatika, kuko abantu bari baravuye ku Uwiteka, bari barahoze ku Uwiteka, ariko bagera igihe bava ku Uwiteka bakora ibyangwa mu maso y'Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko bigishijwe nabi, bigishijwe inyigisho mbi zo kugana ku bigirwamana, zo kutubaha Imana, zo kwimura ubwami bw'Imana mu mitima yabo. Ariko uyu mugabo Bayiraki yarera amize ijambo ry'Imana ko rikwiriye, amenya ko habaho Imana imwe gusa. Haleluya. Amenya ko hari Imana ikwiriye gusengwa, ikwiriye kubahwa, ikwiriye gutambirwa ibitambo by'uburyo bwose. Ariko ati nubwo bene data bavuye ku Mana, bahoze bahanurira Uwiteka, ariko basigaye bahanurira ibigirwamana. Nubwo bene data bahoze basenga mu izina ry'Uwiteka, bakaba basigaye basenga mu izina ry'ibigirwamana, njyewe ndumva inzira zigana Siyoni zikindimo. Kandi ahantu Imana yatereye icyubahiro cyayo mu bana b'abantu, ndashaka ko icyo cyubahiro cy'Uwiteka kigarukanwa muri aba bantu. Imana ishimwe. Agira icyifuzo mu mutima ngo njyewe kubw'impamvu y'Uwiteka, kubwo kugira ishyaka ry'Uwiteka, ngiye gusaba Imana, ubundi ndagenda mu izina ry'Uwiteka ngira icyo nkora hano, kugira ngo ubihereye ku mwana ukomeye ukagera ku boroheje bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Haleluya. Amen. Se gusenga kwanjye Erneste ni ukugira ngo Uwiteka agaragare mu bantu ko ari we Mana. Ese icyifuzo mfite imbere y'Imana ni ikiri buze gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa mu bantu. Si ikiri buze, ese si yaba ari ikintu kituma izina ryanjye rizamuka hejuru. Sizaba ari impamvu zo kugira ngo abantu bavuge ngo sha uriya muntu kabisa yarahiriwe, nanjye be proud cyangwa se ngira n'ubwibone kubwuko Uwiteka yumvishe gusenga kwanjye ntangire kwemera ku bantu. Ese gusenga kwawe gufitiye nyungu Imana ki? Gufitiye iyihe nyungu imbere y'Imana? Kwinginga kwanjye Erneste kubw'icyifuzo mfite, ndashaka gukira uyu mugongo kugira ngo bigende, ndashaka kubona aya mafaranga kugira ngo nyamaze, ndashaka kugira success mu muryango. Muzi uko abarokore turi abantu bibitse amasezerano. Hari n'ubwo usanga umuntu afite isezerano ngo uzakugira ukomeye mu muryango, niwe uzagukomeye mu muryango. Ese nawe uri kubwira ngo man warambwiye ngomba kuba ukomeye mu muryango, nubwo ari byiza, ariko se niba ukomeye mu muryango ritani cyangwa se inyungu Imana ibifitemo mu gukomera mu muryango wanjye ni izi. Impamvu itumye usenga nira tumusubizwe cyangwa tutari buze gusubizwa. Amen. Uyu mugabo ameze nkatwe, uyu mugabo ateye nkatwe, ariko gusenga ko kumvisha, kuko ijambo riratubwira ngo ku gicamunsi uko mubizi muri ya masaha ngo umuriro uturuka mu ijuru uraza ugira ute utwika igitabo. Yasenze asaba Imana ngo umuriro utwike igitabo, adashyizemo inkwi. Hari igihe umuhanuzi ahanura yabona bitemewe agashaka ibyo yafashe Imana kugira ngo bisobanure ngo atazaseba mu bantu. Imana ntabwo irwanirirwa, Imana irirwanirira. Iyo ntabwo yari Imana. Imana irwanirwa n'abantu, aya ntabwo ibaho. Hari igihe umuntu aba umuvugabutumwa agashakisha example cyangwa se ibimenyetso byo kwemeza abantu, agahimba story. Ko abantu bajya bahimba story, umuntu agahimba histoire azajya kurakota, azajya kubwira abantu kugira ngo bumve ko akazi aremereye. Uwo nguwo impuza ye bagita ngo inyungu ze yamaze kuzibona kera, zamaze kuboneka. Ariko icyo uzakora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, Imana izaza usiporo, izaza igushyigikira, izabikora. Haleluya. Hari igihe njya nibaza, hari ubwo tuvuga aya magambo abantu bakagira ngo ni ibintu byahashize,
uyu munsi Imana ntikibikora. Ijambo rivuga ngo uko Imana yahoze kera n'uyu munsi, ibyo yakoraga kera urufunguzo yari ifite iri kubikora, ntabwo ajya guturisha urundi ngo byange, ntabwo ajya guturisha ngo nongera gushyira mu rugi byange. Oya, Imana piyese yakoreshaga yambutsaho abantu inyama, tekinike yakoreshaga n'uyu munsi n'izifite. Kwa kundi yajyaga ibwira umwami Yehoshafati ngo mufate abaririmbyi bagende bajya imbere, nibarangiza baririmbe baramye Uwiteka. Nubwo murimo guhura n'abantu bazanye intwaro z'uburyo butandukanye, nubwo intwaro Kristo z'uburyo butandukanye, mwebwe sinshaka ko intwaro zanyu zijya imbere. Ubone muri tekinike zisanzwe n'ahantu isi murabizi, iyo ugiye ku rugamba niba afite imbunda urashaka imbunda irenze kuri iyo mbunda, niba ufite igikoresho urashakira ahubwo ibikoresho birenze ibyo byo kugira ngo urwane. Ariko oya, ntarwana nk'abantu we. Niba Uwiteka yaravuze ngo mwebwe mufate abaririmbi mubashyire imbere, bishatse kuvuga ngo mukoreshe ibitagaragara, njye ndakora ibigaragara. Mubashyire imbere bo baramya bahimbaze umwanzi wanyu, njye mfite uburyo ndibuze kubigenza kugira ngo abashe kuneshwa. Ngo bagitangira kuririmba, bagitangira guhimbaza Uwiteka cy'igicu, Imana igukeneye ahishe. Amen. Imana inkeneye ahantu hishe, ikagira ibintu ikorera mu bwihisho. Yo nanjye turi twenyine, nitugera kuri tere ntabwo bizansaba gukora ibindi bintu, nzashyira mu bikorwa ibyo Imana yavuganye nanjye mu bwihisho. Noneho abantu bazabona imirimo y'Imana muri jye. Bivuze ngo Imana, amen, Imana nibishakira mu bwihisho, nkavugana nayo mu bwihisho, nkakorana nayo mu bwihisho, sigise cyangwa se ubutsinzi bwaho mu bwihisho, nibwo Imana izafata ize kubwapurika, ize kubukoreshereza mu hagaragara mu bana b'abantu. Haleluya. Uyu muhungu Dawidi ngo byagenze gute? Uyu muhungu Dawidi ngo ari mu ishyamba, niho Imana yatangiye kuwukoreshereza iby'ubutwari. Aho yari ari wenyine, Imana imuha imbaraga z'umwuka w'Imana zibana nawe, ngo yabona intare bikagenda gute? Ngo Kayifa, ngo kuri mu nyama n'amaraso wafata intare ubundi wowe ntamujye murimo. Abantu mu Rwanda mu mubisha muragorwa kweli, abantu mwifashisha ibintu mu Rwanda muragorwa, bizabatwara imbaraga nyinshi. Haleluya. Ariko Imana ishimwe, ijambo ravuga ngo bazamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. Ukuri ku ijambo ry'Imana kutubature mu izina rya Yesu. Amen. Intambara zacu ntabwo ziri mu bantu, ahubwo intambara zacu ziri mu bwihisho. Aba tujya kurwanira intambara tukazitsindira aho ngaho, twagera kuri tere Uwiteka akaba ari utsinda. Ngo muzihagarare muzabona agakiza Uwiteka ari bubazanye. Haleluya. Nitavuga ngo ikibazo barokore bafite, barumva ari story ndi kuvuga, ntabwo ari ibintu bibi, ntabwo ari ibintu biri bishobora gukora, ariko nababwira ibi bintu birakora. Intambara mu mwuka ibaho, iyo itsindiye mu mwuka, mu mubiri biba simple. Haleluya. Amen. Ibyari kugutwara imbaraga zidasanzwe biragutwara ikitwa imbaraga, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Byagenze gute kuri wa muhungu? Ibi bindi bimuri ndetse n'amakondera byirukanye Abamidiya n'Abisiraheli, dore kuneka k'Uwiteka. Ubundi si ibibundi n'umuriro bijya bikora ubundi mu buryo busanzwe bw'umuriro. Ndagira ngo ngumbwire ngo ibyacu abizera Kristo ntabwo turwana nk'abantu bari fizike, ntabwo turwanira intambara zacu mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri, tuzirwanira mu mwuka. Zaba arizo zatumye uza imbere y'Imana. Ariko nibasenga mwene data ntuze gusinzira, kuko wasanga urugamba rwawe rwa nyuma rwari uyu munsi. Gusenga kawe akaba ari uri buze gukura igisubizo kiri finale, wagera kuri tere ugasanga ari igisubizo n'Uwiteka Imana yakiza. Haleluya. Amen. Imana ivuze ngo nguhaye iki ngiki, ntabwo buryo bugaragara uhita ukibona kaka, iyo ugeze kuri tere usanga igisubizo. Haleluya. Rwanira abantu batari, nugera abantu bari, urasubira n'igisubizo cy'Imana. Imana ishimwe. Reka mbabwire, intambara zo mu rwihisho zirakora. Uyu Dawidi mugarutseho yarwaniye mu rwihisho, Imana umwuka wayo irawuzana imushyiraho ibigaragara ko bidashoboka, byashobokeye mu ishyamba.
ntabwo yaje kwesa, ntabwo yaje kugeragereza, ntabwo yaje kugeragereza kuri tere atabanje kuneshereza ahantu hihishe. Intambara urwanira mu buryo buri sekere nuza kuyitsinda abari kuza kwizera ko n'intambara zo mu mubiri zanga kuri tere ariko nuze kuzitsinda. Ariko nutsindwa hatagaragara, ntutegereze gutsindira ahagaragara. Mu yandi magambo, uyu muhungu Dawidi yakubise intare arayirangiza, yakubise idubu arayica neza, ariko yagiciye mu bantu cyangwa yagiciye ahantu hatagaragara. Intambara yawe yo mu mwuka n'uyitsinda yo mu mubiri zoroha. Yesu ashimwe. Mu mubiri Imana idusaba ko tujya kurwana, ahubwo dusaba ko twizera ibyavuganiye natwe mu buryo bw'umwuka. Imana y'ikazi igakora. Haleluya. Ikizagutandukanye n'Abanyegiputa ni iki? Ni uko kuri tere bizagaragara ko urugamba rwawe rurwanwa n'Uwiteka atari ujya kururwanya. Imana idufashe cyane. Uyu muhungu Dawidi muzi ko kujya gutsinda kuri tere yabanje kuvuga ubuhamya bwa hehe? Ubuhamya butagaragarira abantu ufite ububi. Yavuze ubuhamya bw'uburyo Uwiteka yakoranye nawe mu ishyamba, n'uburyo yagize sikise muri iryo shyamba, uburyo yanesheje mu ishyamba. Barangije baramutestinga, baravuga ati kuri muti kwasanga ibintu byo kwiyemera kuko tubari duhaye kamera, reka tumutestinge agende turebe. Ariko ageze bigenda gute? Byaremeye kuko ntiyabeshya mu buryo butagaragaraga abantu. Ubayeho uti abantu batareba uratsinda cyangwa uratsinda. Iyo ugeze mu bantu tubona ko watsinze kuko uri umuririmbyi, tubona ko watsinze uri umuvugabutumwa, tubona ko watsinze kuko uri umuntu ABC, ariko mu nzu y'Imana ahagaragara kuri tere aho Dawidi ajya gufata ibihanga, aho ngaho tukora nayo nka uri nk'intwari yafata ibihanga. Ariko uri mu ishyamba cyangwa se mu buzima butagaragara mu bana b'abantu, uri umutsinzi cyangwa uri umuntu utsindwa. Mu yandi magambo, Imana irashaka ko tujya kurwanira ahatagaragara. Nidutsinda twe ubwacu tukihuhana, twabasha kuba twaruhana abantu nk'uko twanesheje. Mu yandi magambo, Imana izabana nawe no kwiteka abantu bareba. Yesu ashimwe. Niba mu ahatagaragara, kuvuga amakuru yanjye n'Imana ahatagaragara ameze ati. Niba amakuru yanjye n'Imana ahatagaragara ameze neza, ahagaragara ntabwo azamera nabi. Ariko niba amakuru yanjye n'Imana harimo conflict, kuza gusengera ahagaragara abantu twatwitaranye ahangaha ufitanye conflict n'Imana ahatagaragara, nayo ntagira kudefanda ahagaragara. Mwihangane, inyigisho z'imibeya zijya zindushye kuko umuntu wavuze ngo ngaho ku bifingo nyirye uzanyigisha uburyo bayiroba. Mu yandi magambo, nuko Imana mba numva agiye yampaye kukwigisha kuroba ifi, aho ngo nguhe ifi. Inyigisho zo muri iyi minsi zimwe na zimwe ziduha amafi, ariko ntabwo zitwigisha uburyo twagera kuri iyo fi. Kandi wasanga ayo mafi baduhereza ari amafi adafite ubuziranenge. Wayajyana muri FDA, muri cyo kigo gipima ibyo turya kwa bifite ubuziranenge. Ayo mafi ashobora kuba FDA ntabwo yemera. Ariko Imana nitwigisha uburyo bwo kuroba ifi, aho tuzajya kuyiroba izazira original. Haleluya. Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu, turahagaragara. Ariko ikeneye ko iyi migambi isozwa mu gihe cyangwa se mu kifaransa ngo akondisiyo ke. Mu gihe twebwe natwe imigambi yacu, ubuzima bwacu ahatagaragara bumeze neza hagati yacu n'Imana. Nta kintu cy'igihato kirimo hagati yanjye n'Imana. Ijambo rivuga ngo twiyuzuze nayo. Baroko, mureke twiyuzuze nayo. Kandi ntabwo bigoye. Yesu yaravuze ngo umutwaro mbakorera ntabwo uremereye. Ntabwo Imana yaguha ikintu utashobora. Biriya byose ubona bikugusha mu byaha, biriya byose
Imana iba yemeye ko bikuza imbere, kuko izi ko yagukizemo urubore rutuma utari buze gutsinda. Ariko we kubw'intege nke wemera kugwa muri ibyo bintu, ahubwo uvuga ngo no, yohakanira icyaha, nuhakanira icyaha bikemera. Cyangwa se mu kimwe ukaza kwinginga Imana, ukayinginga wisaba ngo Mana mpa gutsindira hatagaragara. Nubashishwa gutsindira hatagaragara, ahagaragara nawe uzatsinda mu izina rya Yesu. Hari abantu babiri, abantu musoma Bibiliya cyane muhite munyibutsa izina ry'uwo muntu. Hari umugabo wageze gufata ibintu arabihisha, ari ibintu bitemeye n'Uwiteka, ari ibintu bitari by'Uwiteka. Bagiye mu rugamba bararwana, Akani yitwa Akani hajya ntabwo reganize Bibiliya ni dukemba mfite Imana igenda impereza kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare binyuze no muri njye. Noneho hakaba undi mudamu wahisha abantu b'Imana, yitwa ngo iki yandaya, yitwa Hawa Baroko. Noneho mureke ndimo kugera ku musozo mwihanga, ntabwo bituma muze kurambira, kuko ibintu bya Yesu ntabwo bisaba kugira ibintu byinshi. Noneho reka turebe ibintu aba bantu bose bahisha, abigisha ijambo ry'Imana. Umwe yahishe ibintu bimeze bityo, yahishe ibintu ibyabujijwe, iby'Imana itemera ko bahisha. Murumva? Undi ahisha isezerano, ahisha cyangwa se abantu bafite isezerano, ahisha ubwami bw'Imana muri mu yandi magambo aba bose barahisha. Umwe ahishe bizira, mvuga mu rurimi twumva vuba. Undi ahishe, haleluya, umwe ahishe ibintu bizira mu maso y'Imana, ariko undi ahishe iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Hari n'abantu ngo nzagendana nabo, nzabana nabo. Ahishe ibyavuzwe n'Uwiteka, arabitimbye muri we, kuri tele ntabwo babibona, ariko yarahishe nawe, ahishe ibintu by'Imana. Undi ahishe ibizira, ariko nawe yagize ati ahishe. None tugera kuri tele nubwo twahishe, mu yandi magambo ibyo wahishe muri wowe cyangwa ibyo uri guhisha muri iyi minsi bifite ingaruka zazaza, bizagaragarira public, bizagaragarira rubanda mu hazaza. Niba uhishe iby'igiciro cyinshi n'ubwami bw'Imana, humura, Imana nayo izazana inyiturano yabyo mu hazaza. Ariko niba uhishe ibikozasoni, ibidashima mu maso y'Uwiteka, ahazaza hawe you are very shame, you are ashamed. Isoni zazagukora niba uri guhisha ibintu bidashima amaso y'Uwiteka uyu munsi, ahazaza harimo isoni gusa. Ntabwo nzatera igiti cyavuga ngo ndibire umwenda. Icyo umuntu abiba nicyo aroko ntibazababeshye. Icyo umuntu abiba nicyo azaba. Ntabwo nabonye voka yera indimu, cyane cyane bikoze byari byo kubangurira hejuru, hakurya ntabwo biri original n'urumaruma. Icyo uhishe mu mutima, ikintu nese uyu munsi gifite ingaruka mu hazaza hanjye, nzakorwa n'isoni cyangwa nzabona iby'igiciro cy'Imana. Rero amasengesho yacu turi kuyasenga dusekeneye ko Imana iturengera ahagaragara, ikagira icyo ikora ku buzima bwacu. Ariko ndakuvuga ngo amasengesho yawe arasubizwa bitewe n'icyo wahishe muri wowe. Niba uhishe gukiranuka no kwera k'Uwiteka, niba uhishe kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, bya bintu ntibisohora. Ntabwo Imana ari inyabinyoma, Imana niyo kwizerwa, ntabwo izagukoza isoni. Kagame kavuga ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izagirira neza. Imana ishimwe n'ibyo bimenyetso ufite bifite rezilita yuko uzagirirwa neza. Ibimenyetso ufite wowe ubwawe mu mutima wawe bigaragaza ko uzagirirwa neza n'Imana. Imana idufashe. Imana agera ku musozo. Mwihangane, nta mibeya mfite,
ariko nababwira ngo uwakumva iryo jambo akemera ko rihindura ubuzima bwe, ya mibereho yayibona, kuko muri iryo jambo niho harimo bya bindi byiza twifuza imbere y'Uwiteka. Reka mbabwire, kwa Yesu nta shortcut, cyangwa se kwa Yesu nta ya bugufi, nta nzira ya bugufi. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo umusaraba wanjye ntabwo uremereye. Muri kubyumva bene da? Umusaraba wa Yesu ntabwo uremereye, ariko aratubwira ngo twikorere natwe imisaraba yacu tugire gute? Mu yandi magambo, hari umusaraba mfite, ariko ngomba kuwugendana ndi gukurikira Yesu. Ngo ubuzima ndimo, ubwo n'abandi gucamo, ubwo amaze iminsi ndi gucamo, Imana ikeneye ko mbucamo ariko ndi kumwe na Yesu, ndi kumukurikira. Haleluya. Iyo misaraba tuyikorera ariko dukurikiye Yesu, tureke gukurikira ibindi. Uwiteka ni Imana yo kwizerwa, no kubikora izabikora. Kwa Yobu yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurwanya imigambi yawe. Our God is faithful. Imana yacu niyo kwiringirwa, ntabwo ari umugomerega, ntabwo ari umugisha, ni umwami mwiza, ariko arifuza ko ahiherereye bana nawe. Nubwo utekana Yesu ahiherereye, kumva ubwami bwe buri muri wowe, uze kumutumira muri bya bindi byawe uko bigenda. Hari umuhungu ndimo gusoza waririmbye ngo zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima ibizaza ndabakunda. Nimugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana itari. Iyo Mana yadusanze twigaragura, irata idukuramo, iyo iratweza iratubabarira ikiruti. Maguruke tujye gusenga. Ngaho genda hagarare ku munara, tegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore utoza